Mwana senga rwose irumva. Kuko iyi megafone yawe yari itugeza aha. Kwa niyo byagenda bite ubu wazi yuko Dejo wagiye mu giturage. Twagakora ugakora umushinga wabasha kuguteza imbere. Mbona zakwigisha n'ibitari ngombwa. Ukanyumva nkagusobanurira. Papa kare ko kuragiye. Ngugomba kuva hangahi wanjye sinkigukeneye ukajya gushaka suko byara uzabwire nyoka hakurangirira hasi ariko mama ubona umugabo azacuruka ryari ko ndavuze ngo ugomba guhitamo kuguma hano wenyine cyangwa se mwese mukagenda Bite. Oya subira inyuma. Muzi ko buri muntu agomba gutangana n'undi metero. Kandi none ureba ugenda wigisha abantu bose kwambara agapfukamunwa none wowe tekereza uri kugenda nta gapfukamunwa wambaye. Reka ndabizi konse ndabizi. None se urabizi kuki utabikoze? Ndabizi gose. Hanyuma bite? Sha ni byiza gahoro nyine kuko tumaze iminsi tutameze neza. Nirwariye. Konse rwose ndikumva rwose mbabara. Mbabara nyine mu myanya. Mbabara mu myanya nyine. Gitsina. Mu myanya nyine ndagitsina ubabara. Kabisa. Ubu burute nyine. Ubu baragute kugira ngo babara aho ngaho. Ni inyuma se ni imbere ni hehe? Yewe ndashaka kwihagarika rwose nkumva hari zikaza zitinze kandi mbabara kinya uzi ko ushobora gusanga warwaye za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ngo reka ahubwo umva ndeba hano nkubwiye uzi inama naguha nuko ugomba kujya kwa muganga vuba bidatinze kuko nubitindana mu kanya gatoya wasanga uri kugenda wanduza n'abandi kwa kundi mugenda mukora imibonano mpuzabitsina ntufite mituweli urumva koko nakimbereye muganga ngatunguka nkamubwira ngo ngatangira kwiyambura imyenda nkamuri ku bwambure bwanjye
si umuganga se rero hari benshi batekereza nkawe usanga bafitanye n'uburwayi bakabugira ibanga ku buryo batashobora kugenda kandi uko ugenda utinana ubwo burwayi niko bugenda bwangiza byinshi mu myanya yawe urumva ikindi kandi ushobora kugenda ugasanga baraguteye agakoko gatera sida urumva n'abandi bariya mugenda mubonana bose nabo bafite ubwo burwayi bwandurira mu mibonano mpuzabitsina urihuta vuba na bwangu ukimenye ugahita ugenda bakakuvura yewe numva bikaze kambe ngiye mu rugo oya umva kinya ukibimbwira kata gutya tugenda nguherekeze ku kigo nderabuzima reka maze ngere mu gasantere oya reka nkubwire kata tugenda nguherekeze ugere mu rugo ubanza ufata agapfukamunwa ukambare neza nindagiza nguherekeze ku kigo nderabuzima tugende wirangarana ubwo burwayi urumva ugende bakuvure kandi urayitumirirwa neza sibyo ihute tugende rega koko urugendo urangara uburwayi bumeze gutyo koko nimwumve baturage baherera abandi icyo umwuka w'Imana ntumye kuri mwe arambwiye ngo nimwihane muhindukire ngo nimureke ibyaha byanyu yemwe barozi nimuhindukire yemwe basambanyi n'abasinzi haleluya ngo nimureke ibyo mwibwira mu muhindukirire n'abazabagarukira nimwihane ni ku mwami w'iteka avuze ibyo ni ku ijuru ribivuze ngo nimwihane nimuhindukire nimureke ibyaha byanyu haleluya nimumugarukire mureke ibyo mwibwira byose kuko umwami wacu ari ku ngoma kandi hari icyo agiye gukora kidasanzwe haleluya bari maso nibo bazabimenya haleluya 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 nimuhindukire Cumbe kundeba se niko Cumbe ikise ubuzi ko umudugudu wanyu wose uri mu kato ubu inzego z'umutekano inzego z'ubuzima abantu bose baruye ngo umuryango wawe ngo niwo nyirabayazana w'iki kibazo none uraje nyine ndaje nta kundi nabigenza rwose nese nkora iki aho nagiye hose narazengurutse nagiye hehe nta hantu ntageze rero ndagarutse rwose ikiba kibe rwose nge rwose igishaka kizabe nzanga umuti nibaramuka bakujyanye mu kato uzavuga ko twari turi kumwe niba bimbaza nyine ngiye nzabivuga ese nzaba nceceka iki utoka tarimo n'ukuri wowe ukurimo Jesu utangiye kuvuga ngo uzabivuga n'ibiki nyibwirira Kabahire wamenya ariyo Kabahire wameze nabi pe aho muherukira yari ameze nabi kuko sinzi ko unasanga kiriho kankwihorere none se Cumbe yewe Kabahire aho muherukira yari ameze nabi pe sinzi ko unasanga kiriho kankwihorere witeka we urengere Cumbe si n'umuryango we ese waritse kigenda nakubwiye ngo ntabwo uva hano utangiye ntabwo uva hano se kuko habaye icyo washyano ko mwatubonye ariko wenda tubone kabone inzara ziko sinzi ibyo urimo uranyishyura kanini niko nakubwiye wandaya ndi kwirirwa gutsibungabunga gushaka umukobwa udafite n'agaciro uko udafite agaciro wowe udafite agaciro wandaya udafite agaciro suba waragarutse ko gasagosa werego zunguga umunwa nawe ufumiye kugahera urajya neza nakubwiye ngo numva hano utanyishyuye de ugomba komereza amafaranga yanjye umva nkubwire ushobora kutazi inyamaswa mu kirere inyamaswa turabakireba mereza muretse nze nkwereka ahubwo ko inama uzana iki nakubwiye ngo uranyishyura wenda hapfa umuntu meza amafaranga yanjye okay sawa ikibazo aho kiri nahangahanira ubundi ayo mafaranga uvuga sibyo nta kintu mbwira cyo kumereza amafaranga yawe amafaranga yanjye nyine sawa ayo mafaranga ariko ubundi
uramba amafaranga uzajya ukina n'indaya uzajya washyira wambaye kogafata we ntabwo indaya bababwira inda gusa niwe sinzi ibishuri waba ushaka kubana Karibu pastor. Pastor tushimye kongera kukubona. Murakoze cyane. Imana Pastor ishimwe. twaragufashije ibibazo cyane. Haleluya. Wigishije neza cyane. Cyiza cyane rwose. Tubafashe iki se pastor? Ariko se ushobora kuba nayobye ariko hari abantu dufitanye inama bakomeje kundangira ngira ngo ni ahangaha. Hano ni mu macumbi. Hari sare mwaba mufite ikorerwamo inama? Oya ni mu macumbi gusa hano. Hari ahandi hantu se haba hari sare mu byangaha? Birashoboka. Rero reka nkomeze nshakisha aho ngaho ndebe. Murakoze cyane. Mwirwe neza. Sawa sawa. Mubane n'Imana. ariko abapasiteri mwaragoye koko abantu bose baba bazi no kubeshya umutima urandiye papa kare nubwo ibi tuba tubikora ariko nishinja urubanza pe mba numva bitanshimishije. None se nimba bitagushimisha wabiretse ntagiye mureka kwijijisha. None se urashaka kubatizwa nzakujyane mu mazi menshi noneho aba ariho mubatiriza? Allo? Oui. Niki kuzambwira ko njye ndahazi? Ngo urahari.